Agafilime kacu tugatangiye. Ahangaha hari umwana w'umuhungu, imbere ye hari umusore urimo aramusuka amata mu mutwe, wagira ngo arimo aramubatiza ku izina rya data na mwana. Umusore arakomeza asuka amata, umwana amata amumanukira mu maso no ku bindi bice by'umubiri. Hari abafotoraga bishimye cyane, barimo barabyinjoyinga. Umusore ati urakaza neza ku ishuri. Ate se wabibonye? Abandi bafotora, abandi baseka, bati birahebuje. Umukobwa ahangaha yarasetse arashwanyuka. Umusore nawe araseka, umwana byamubabaje cyane. Byasekeje abantu bose, ariko urabona ko umwana we byamubabaje. Afunga ingumi, bakomeza bafotora. Umusore ati yewe, hasigayemo duke. Umwana ahita agerageza kwirwanaho akubita urushyi, noneho wa musore si umujinya. Yahise afata wa mwana aramwirukankana amukubita ku rugi rukinze. Ati se utekereza ko uri umusore ukomeye? Nibyo? Umwana yababaye ati waje mu ishuri ryanjye none urashaka kundwanya. Ibi nibyo bita kunyuzura. Umwana azunguza umutwe ahakana. Umusore ati ibyo nibyo natekereje. Ati wowe ntacyo uri cyo, uri agakobwa k'akanyabwoba gusa. Ahita amurekura. Umwana yarakomeje yumira ku rugi. Ako kanya umusore yahise amukubita igipfunsi cyo mu nda. Umwana yitura hasi arakorora, umwana arenda gupfa. Bose baraseka, ni ibintu babona bibasekeje koko. Umusore ati witonde. Ako kanya ahita amukubita umugeri wo mu gatuza. Umwana inkorora iramwishe. Abakobwa bakomeza guseka nta mpuhwe. Ahangaha hari undi musore w'umwirabura w'icyo yakoraga ni ugufotora. Ati yewe genda. Arimo arabwira mugenzi we ngo nagende nawe akubite kuko iyaguye ntawe utayiryaho. Umusore yaraje ati mukubita umugeri. Umusore nawe araza amukubita umugeri wo mu nda. Baraseka, ni ibintu byabashimishije cyane. Umwirabura uri hano we icyo akora ni ugufata video, ngo ni ugukora content. Bahise bagenda bamusiga arambaraye ahangaha. Umwana arimo arakorora, inyama zo mu nda ubanza zangiritse. Ako kanya tugeze mu rugo kwa wa mwana hari agashoka kari kajombye mu gishyitsi. Umwana yaraje ni mu ijoro agakuramo, arakitegereza neza, ubanza ashaka kuzihorera, akomeza kumva ya majwi bamuseka. Nibyo arimo aribuka. Aribuka wa musore amubwira ati utekereza ko uri umusore ukomeye sibyo? Ati wowe ntacyo uri cyo, uri agakobwa k'akanyabwoba. Byose arimo arabyumva, arimo arabyibuka yibereye mu rugo n'agashoka mu ntoki. Ako kanya umwana yumvise ijwi ati wakererewe, ni umugabo waje hano. Ati se kuki ugejeje iki gicuku ukiri maso? Umwana ati sinshobora gusinzira. Araza aramwegera, agiye gukomeza, umugabo ahita amutangira. Ati se ko mbona ucumbagira, ko mbona utera ise kurusha? Umwana ati naguye. Umugabo ati muhungu wanjye. Oya. Umwana ati wimpamagara gutyo. Umugabo ati ngo iki? Umwana ati ntabwo uri papa, ntabwo uri data. Umugabo ati ngiye kubikubaza bwa nyuma. Asa n'umufata aramubaza ati se byagenze bite, ni iki cyabaye? Umwana agashoka yagahisha inyuma. Umwana ati ni umwana witwa Jim. Umugabo ati reka mfe gukeka. Ati se bakunyuzuye ku ishuri? Umwana ati se kuki ubyitayeho? Umugabo ati yewe ndibuka ababyeyi bawe bakwigishije ikinyabupfura. Ati ubwo rero reka gukoresha ijwi ringana gutyo kuri njye, bakwigishije kubaha. Ati nyine nkwitaho. Umwana n'agashoka afite umujinya. Umugabo ati se ni kuki uwumva ntakwiye kubyitaho? Umwana araseka atera intambwe agenda. Ati icyo urimo urakora cyonyine, urimo uravuga ibyo kubera ko ugomba kubivuga, nta kindi wakora, ni amagambo gusa. Agiye umugabo ati Brian. Umwana yitwa Brian. Umugabo biramushobeye, nawe arigendera ntacyo yakora.
umwana yamwishongoyeho amubwira ko atamubyaye nk'aho avuka yari ahari. Umugabo aramureka. Umugabo yakomeje kureba niba yamubona. Umwana yaje ahangaha afata igikapu cye ashyiramo ka gashoka, aragifunga neza, ni mu cyumba cye, ni ku buriri. Ahita yurira igitanda ariryamira. Umugabo yari yakomeje kumukurikira, yaraje agera ahangaha mu cyumba abona ko umwana yasinziriye. Umwana mu gitondo yabyutse aheka igikapu, ubanza yari asubiye ku ishuri. Yari yageze ku ishuri hano, ba bandi bamunyuzuye ejo baramubona, bose barimo baramwitegereza. Araza arakingura, umwana arinjira, bose barimo baramwitegereza. Noneho bari kureba za video wa mwirabura yafashe. Wa mwirabura ati Jim, ati uyu musore wamukoreye neza rwose, wamugiriye neza, sibyo? Umwana ababonye arebye ukuntu barimo barareba video bamufashe bakishima, yahise ahekera igikapu imbere, ubanza ashaka kwirwanaho. Mu gihe barimo barareba video, umukobwa ati oh man. Umwana yafunguye igikapu, arebye atangira gusaka imifuko yose. Barimo barumva rya jwi rigira riturakaza neza ku ishuri hano. Barimo baraseka. Umwana akuramo Bibiliya, arimo arasaka ahantu hose. Ako kanya baramubonye. Wa musore ati yewe Kanyamata. Umwana yarabyumvise arabareba n'umujinya mwinshi. Ka gashoka ke arakabuze, wa mugabo yari yagakuyemo. Wa musore ati ngwino hano we Kanyamata. Ahita amwegera ati dore ndabizi umunsi washize naguhaye ibihe bikomeye cyane, ariko ugomba kureba ibi ngibi. Aramufata atangira kumwereka video. Ati wagoyinze viral, ati ku mbuga zose ubu ni wowe bari kureba, ni wowe ugezweho. Umwana yaramwiyatse agenda yiruka. Umusore ati yewe ugiye he? Urajya he? Ati se ntabwo ugiye kunshimira ko nakugize umusitari, ubu ntugiye kunshimira? Umwana yarirutse arasohoka ati nakugize icyamamare. Umusore yagarutse mu rugo gushaka ka gashoka, ashakira ahantu hose. Arimo aragenda yegura ibintu byose ngo arebe ko yabona mu ka gashoka. Yari azi ko ajyana ku ishuri kwirwanaho. Ako kanya wa mugabo ati se niki wizeraga ko uri buze gukora ukakirangiza? Umwana arakaye ati wangije ibintu byose. Ati ninde wakubwiye ko ugomba gukina n'ibintu byanjye? Umugabo ati wowe wagerageje kujyana intwaro ku ishuri. Umwana ati nta burenganzira ufite, nta burenganzira ufite bwo kunyinjirira. Umugabo ati mfite uburenganzira bwose. Bombi barakaye. Umugabo ati se papa wawe yari butekereza iki iyo uza kujyana iriya ntwaro ku ishuri ukagira ibyo wangiza? Ko ababyeyi bawe bakwigishije ikinyabupfura, so yari bugire ngo iki? Umwana ati nagombaga kugenda nkamubabaza, nagombaga byibuze kumutera ubwoba mo gato. Umugabo ati warakaye. Ati ugomba kumara ibyumweru 2 nta televiziyo, nta kompiyuta, nta telefone. Umwana ati ibyo ngibyo ni akarengane, ntabwo biri mu mucyo. Umugabo ati ibi ngibi rero nibyo ugezeho. Amuha telefone. Umugabo arakomeza ati kurenganya ntabwo byigera biba igisubizo. Ahita yigendera. Umwana asigara ahangaha yabishe, arimo aratekereza ku byo amubwiye. Tuje hano, umwana yarebaga muri firigo, yumvaga ijwi. Ni mu gitondo cya kare, yumva ijwi, hari urimo arakora utwitozo. Arungurutse abona ni wa mugabo urimo aritoza, aramwitegereza. Umugabo arimo aritoza imikino njyarugamba. Umwana kandi nawe yumva ashaka kumenya utuntu two kumurwanaho. Umwana yakomeje kumureba. Umugabo yaraje asanga umwana yicaye, amunyuraho arikomereza. Umwana aramureba. Umugabo yaje ahangaha, umwana aramubaza ati se biriya byari biki?
Umugabo aramureba ati biriya byitwa kungufu. Ati ni ubumenyi umuntu ageraho binyuze mu gukora cyane no kugira disipurine, kugira gahunda. Ikoreshwa mu kwirinda, ntabwo ikoreshwa mu kwangiza. Umwana ati se ushobora kunyigisha? Umugabo aramureba ati rero nkwigishije wagirira nabi uriya muhungu wo ku ishuri wakunyuzuye. Ntabwo ari uko mbitekereza. Umwana ati nyamuna nshaka kwiga kungufu kugira ngo nyikunde maze njye nirinda. Umugabo ati mbaye ngiye kukwigisha, icya mbere ni uko ugomba kunsezeranya kutazigera ukoresha kungufu kugira ngo ugirire nabi umuntu uwo ari we wese. Arakomeza aramubaza ati se hari ijambo ryawe mfite? Umwana ati ndagusezeranyije. Tuza ahangaha mu gashyamba bari batangiye kwiga. Umugabo ati subiramo. Ati yego, ntutume amatako yawe amanuka. Atongera arimo aramukoresha utwitozo twibanze two gutuma akomera. Umwana birimo biramubabaza. Atongera. Umugabo ati warebye filime nyinshi cyane. Umwana ati se uzatangira kunyigisha kurwana ryari? Ko mbona urimo uranyigisha utuntu turi aho tukambabariza ubusa, uzanyigisha kurwana ryari? Umugabo ati subiramo. Aka ni agapuranka arimo aramukoresha. Umwana abanza inda hasi. Umugabo ati subiramo. Umwana ati se ibi ngibi bimaze iki? Nta kintu ndimo ndiga mu bintu mu by'ukuri nakoresha. Umugabo ati ufite amatsiko menshi bikabije. Umeze nk'umwana ushaka kurya deseri ye akayibanza kandi agomba kubanza kurya ibiryo. Ugomba kunyizera. Umugabo ati sunika mu butaka. Atongera arimo aramwigisha utwitozo twibanze. Umwana ahangaha yaragarutse ku ishuri. Arimo arareba muri screen wa mugabo arimo arakora utwitozo. Ageze ku ishuri mwibuke yatangiye kwiga ariko ntarabifata. Ntabwo yari yiga uko barwana. Ako kanya wa musore yahise amwaka telefone. Ati urimo urareba iki? Umwana ati yewe subiza telefone. Ahita amwegera ashaka kumurwanya. Umusore ati se urimo uriga uko barwana ureba video za kungufu? Ba bandi nanone baramuseka. Ni abakobwa n'igihungu kimwe cy'igikara. Umwana atangira kwirwanaho kugira ngo amwake telefone. Umusore yaramufashe ati wacyana we rero ayo ni amarangamutima. Iso agomba guterwa isoni no kuba afite agahungu nkawe. Iso agomba guterwa isoni no kuba yarakubyaye. Umwana noneho bimubabaje kubi bamuseka. Ati oya ibyo nibyo, ntabwo ufite so. Nari nkubwiye ibya so kandi ntawe ugira. Umwana yarakaye. Umwana yafunze ingumi ahita amukubita ku munwa. Ba basore na ba bakobwa barimo barabireba. Umwana yihagazeho mo gake. Umusore yararakaye ni nko gukomeretsa intare. Ati ibi ngibi ugiye kubyishyura. Yamukubise ingumi ipima nka toni. Tuje ahangaha mu rugo wa mugabo yari arimo arasoma. Umwana yaratashye isura yahindanye bamuhondaguye. Ati ibi byose ni amakosa yawe. Arimo arabwira wa mugabo abana. Nagombaga kuba narize uburyo bwo kwirwanaho. Umugabo ati se ninde watangije imirwano? Umwana ati ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Gusa icyo nzi cyo ni uko natakaye. Ikigo cyose, ishuri ryose ritekereza ko ndi umuntu w'imbwa, ko ndi ikigwari. Umugabo ati Brian, dufite gahunda, hari gahunda twari dufite. Umwana ati ibyo simbyitayeho. Ati ndambiwe gufatwa nkaho ndi umuzigo, ndi igipupe gishaje bajugunye aho bishakiye. Umugabo ati muhungu wanjye umva. Umwana ati ntabwo ndi umuhungu wawe. Ati kandi urabizi ntabwo uri data.
Ubwo rero reka kwigira nk'aho uri we, reka kwigira data kandi ubizi ko utari data. Umwana araza ahangaha, umugabo aturi mukuri, nta kintu ndi cyo nka we, ntabwo ndi papa wawe. Umugabo arakomeza ati papa wawe yari mwiza cyane kurenza uko nari imeze n'uko meze ubu. Aramwegera baricarana, ati urabizi papa wawe ntabwo yigeze na rimwe yemera ko umuntu arwana. Umwana ati ese urimo uravuga ibiki? Umugabo arakomeza ati igihe twari bato nari umwana ubangamye, nari ikibazo, nari umwana ugira umujinya mwinshi cyane, igihe cyose nabaga ndi mu kaga. Ati umunsi umwe natawe muri yombi nyuma y'uko mennye umutwe w'umwana mugenzi wanjye nkoresheje icupa. Ati papa wawe niwe waje kunkura muri gereza, papa wawe niwe wamfunguje. Nari niteze ko papa wawe aza kunkura muri gereza akambwira ko ndi igisebo cyangwa ndi ikirumbo, ariko siko byagenze. Nyuma y'uwo munsi papa wawe yakoreshaga umunsi umwe wa buri weekend anyigisha kungufu kugira ngo nige discipline, nige kwihangana, nige gukora cyane. Ariko akenshi kubera ko yari azi ko nkeneye uburyo bwo kwirinda kugira umujinya mwinshi, yatumye musezeranya ko ntazigera nkoresha kungufu ngirira nabi uwo ari we wese. Ati urabibona, nta hantu byari bihuriye no kwiga kurwana, bwari uburyo bwo kunshyira mu nzira ikwiye. Ntabwo ibyo yanyigishije ari ukunyigisha kurwana. Nyuma rero y'urupfu rwe namenye ko ntigeze mushimira kubw'ibyo. Ati kandi iyo nkurebye mbona umwana umeze nk'uwo narindiwe igihe nari mu myaka yawe, mba mbona ari njyewe wa kera. Iyo nkurebye umwana watakaye, umwana urakaye, umwana wigunze, umwana uri wenyine ahanganye n'isi yose. Ati ariko papa wawe yarambwiye ngo umugabo nyamugabo kandi mwiza agomba kuba afite ububasha, agomba kuba afite ubushobozi bwo kuba ari dangerous, bwo kuba dangerous. Ati ariko agahitamo kutaba dangerous. Ati rero ikibazo ni iki? Uzahitamo iki? Uzahitamo kuba dangerous cyangwa uzahitamo kutaba dangerous? Gusa umugabo nyamugabo agomba kuba afite ubushobozi bwo kuba dangerous, ariko ntabihitemo. Ahangaha barimo bitoza, noneho batangiye kwiga kurwana. Arimo aramwigisha uburyo umuntu arekura igipfunsi, umugeri. Ati aho ngaho ubikoze neza, yego ongera. Ati kung fu ni ibanga ry'ubuzima, ni ibanga ryo kubaho. Itwigisha icyo gukora, ikatwigisha kandi ikiri ukuri, ikiboneye. Ati ni byiza aho ngaho. Ati yubaka imbaraga z'umubiri n'iz'ubwonko. Ati kung fu ntabwo irebana gusa na self discipline. Ati aho ngaho ubikoze neza cyane, ahubwo irebana nanone no kwigenzura. Umwana amaze kubimenya, umugabo arimo aramwigisha kwirwanaho. Ati gusa ugomba kuba ufite ubushobozi bwo kuba wakubita umuntu ukamwangiza, ariko ugahitamo kutamukubita. Nuko umugabo nyamugabo akwiye kuba ameze. Ntabwo umugabo nyamugabo ari umuntu wicaye hariya ufite amarangamutima utegereje ko abantu bose bamugirira impuhwe. Ugomba kwiyitaho, ugakora umwitozo utuma uba ufite ubushobozi bwo kuba wakubita umuntu igihe ubishakiye, ariko ugahitamo kutamukubita. Ati bigenze neza. Umugabo arakomeza aramubwira ati ugomba kwiga kubyutsa inyamaswa y'inkazi iri muri wowe imbere. Tuje hano wa musore yari arimo arahohotera undi musore. Ati narakubwiye, ati nakubwiye ko ugomba kunkorera umukoro wo mu rugo ukageza ku wa mbere wawurangije.
uyu musore nta kintu yikorera, igihe cyose ibintu byose abiha bano bana bari munsi ye bakabimukorera ku gahato kugira ngo ataza kubakubita. Ati se urashaka ko nkumerera nabi? Ako kanya hari uwavuze ati yewe, ati ibyo birahagije Jim. Ni wa musore wajyaga ahohoterwa, wa wundi wamaze kwiga kung fu, noneho nawe asigaye abuze uyu musore usanzwe amukubita amubuza gukubita abandi. Ati mureka agende, imbere ya babandi nanone bahora bamuseka igihe Jim arimo aramukubita. Ako kanya ka gasore karirutse, umusore arahindukira ati se umbwiye ngo iki ko nakumvise neza? Umwana ati ndakubwiye ngo birahagije. Ati gufata abana wafata nkaho ari 1/2 cy'ingano yawe ntabwo bikugira umuntu urenze. Niba ko kurindwanye jya urwana nabo mungana, naho ibyo guhimbira ku twana dutoya nkatwe ntabwo bikugira umuntu ukomeye, ahubwo bikugira bully, bikugira ikintu cy'ikigabo kibyimbye ariko kirirwa gihohotera utwana. Umusore ararakaye ati birumvikana nkaho ari wowe urimo urasaba gukubitwa. Agiye kumukubita umwana yigira inyuma, umusore aramuhusha, arongera aramuhusha, umwana aramusunika, umusore arabandagara yendaga kugwa. Ba bakobwa birabatangaje kubona akana kangana gatya noneho kihagazeho, umwana ahita ajya muri pozisiyo yo kurwana. Noneho bose byabatunguye, batuye umwana ko yihagazeho. Umwana ati ntabwo nshaka kukurwanya, gusa nabishobora. Umusore aturi mukuri. Umusore ati nanjye nuko rwose sinifuza kurwana, ariko yagize mwakoba. Umwana ahindukiye asa n'uwigendeye. Umusore ati dore mwakabonye, ibi nibyo nababwiye, si ibi nababwiye? Nakabwa rwose nakagwari. Ati fora, ibi nibyo biba iyo nta mugabo uri mu nzu, uyu nta mugabo umurimo rwose, nakagwari. Umwana yararakaye kuko ni imbere y'abanyeshuri bagenzi be. Wa musore hari akantu yakuye mu mufuka akambara mu ntoki kugira ngo agafungisha igipfunsi nta kimukubita kimwangiza. Wa musore wundi nawe wanyuzuwe yahise amubwira ati Brian reba. Umwana ahindukiye abona wa musore yaje kumukubita ingumi, ahita amufata ukuboko, ahita aguhindukiza, ahita amufatira hasi, amufatiraho igipfunsi. Umusore arasa naho arimo asaba imbabazi. Umwana ati nabivuze, ntabwo nshaka kukurwanya, ariko urabibona ko nabishobora. Jim ati sawa. Umwana ahita amurekura. Yibuka wa mugabo amubwira ati umugabo nyamugabo kandi mwiza agomba kuba afite ubushobozi bwo kuba dangerous, atariko agahitamo kutaba dangerous. Agomba kuba afite ubushobozi bwo kuba mubi akangiza, ariko agahitamo kutangiza. Nk'ubu ngubu nari nkwahuranyije ariko mpisemo kutakwahuranya. Ni imbere ya ba bakobwa b'ibyuki barimo baritegereza. Umusore yari yarabiyemeyeho ko ari indwanyi, ko yakubita buri muntu wese, naho ahimbira ku twana. Bose baramuseka. Yibuka wa mugabo amubwira ati ikibazo ni iki? Uzahitamo iki? Uzahitamo kuba dangerous ukajya ukubita uwo muhuye wese, cyangwa uzahitamo kutaba dangerous ukaba ufite ubushobozi bwo gukubita umuntu ariko ukamureka ntumukubite? Wa musore yagiye yihuta n'isoni nyinshi. Agafilime kacu ni naha ngaha karangiriye. Ndizera ko kabaryoheye, ndizera ko kabigishije amasomo menshi ajyanye na self